turamwakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Usuwareka igitaramo kigakomeza tukicarira. Abemera ko tujana. Habonetse bakerekana icare. Abo muri Fridi Agoma mugire murye. Abo muri Fridi Agoma. Ubwo rero uyu ntabwo yemerewe kwakira abarenze Fridi yabo. Ubwo nari gukwereka ko arabo wibagiwe. Abo muri Fridi y'Amajyaruguru. Reka twakira abo muri Fridi Agoma, nanjye ndi umusango. Turabakiriye. Ubwo niyo yagoma nanone. Reka dushimire Imana. Biragora kubwiriza amakorari atambutse hariho nandategerejwe. Ntabwo rero ndi bubwirize. Ndabaganiriza nicare. Yesu ashimwe. Rega turaziranye ndabazi. Sibyo? Ndabazi. Turaganira. Igihe nikigera nzagaruka twongere tuganire. Uyu mwanya mfite insanganya matsiko ivuga ngo gushigikira abaririmbyi n'indirimbo. Ko mutavuze ngo amena? Gushigikira abaririmbyi niki? Dusenga Imana. Uhoraho ugira neza uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimira uyu mwanya wongeye kutugaruramo. Tumaze kumva ibihangano by'indirimbo. Turagusaba kugira ngo ukomeze ubane natwe. Ubwo tugiye gusoma ijambo ryawe, utubere maso, marayika murinzi arinde buri wese kugira ngo maze ataducikana. Maze ibyo twiga n'ibyo twumva mu ndirimbo bidufashe bizatugeze mu bwami bwawe mu izina rya Yesu. Indirimbo iboneka mu gice cya 15 cy'igitabo cyo Kuva, yahimbwe n'umukobwa witwa Miriam, mushiki wa Mose. Bambutse inyanja itukura, maze kuko bari banesheje ahimba indirimbo uwo munsi, barayiririmba irumvikana, Imana ihabwa icyubahiro. Ndababwira bikeya mu mateka y'indirimbo. Igihe Abisirayeli bari bageze i Kanani, igihe ubuturo bwera babwimuraga bakabujyana ku musozi, ariko mu gihe cya Dawidi niho mvuga, mu gice cya 16 cy'igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, hari ibirori byabaye. Maze ibyo birori ndagira ngo tubisome. Gice cya 16, abafite za Bibiliya katurasoma ku murongo wa 4. Ndasoma, reka nze mbereke ibyo nkora. Mufate mikrofone kugira ngo tujyane. Mumbe kebyiri cyangwa 3. Bino hano mwe. Abayobozi imbere muze hano mufashe kubwiriza. Mugire bwangu. Kadusabe umurongo wa 4 kugeza wa 6 ugice cya mbere cy'igitabo cy'ibyo ku ngoma, igice cya 16 nako igitabo cya mbere ku murongo wa 4 kugeza wa 7. Wowe uradusomera igice cya 25 ku murongo wa 7. Hanyuma cya mbere 25 umurongo wa 7. Abareka baraba bahagije, wenda ibindi turaza kureba uko tubigenza. Uwa mbere nadusomera 16 umurongo wa 4 urageza wa 7. Abisirayeli, reka duhere kuri uyu uraza nyuma. Abisirayeli cyangwa itorero rikwiriye gutora abaririmbyi, umutwe w'abaririmbyi,
ni itegeko rya Bibiliya ko abaririmbyi batoranywa. Kandi reka nze mbabwire, umutwe w'abaririmbyi bagiye kudusomera, murumva umubare wabo, muraba mumbarira. Twagiye haravuga ngo nuko umubare wabo hamwe na bene wabo abari bigishijwe kuririmbira Uwiteka abahanga bose bari 288. Murakoze cyane. Abahanga, abize barafata baba bahanga, barangije baba umubare 288 na bangahe? Abo nabigishijwe bakaririmba, kandi bakaririmba nk'abaha. Niba utari umuhanga uzirorerere. Ubwo rero kuririmba harimo n'ubuha. Umurongo wa 8 arawusoma. Itorero rikwiye gushyiraho umutwe w'abaririmbyi, rigatora abayobozi babo bashingiye ku mpano zabo. Icyambere, uyobora, utoza n'abandi. Murongo wa 8 twagiye. Wowe maze bafindira imirimo yabo ubufindo, bose baranganya, aboroheje n'abakomeye, umwigisha n'umwigishwa. Murakoze cyane. Bafindura. Ubundi gutora mu gihe cy'Abisirayeli bakoreshaga ubufindo. Ubwo bufindo iyo bwagufataga ni umwuka wera wakugaragaza ko ushoboye kuyobora, akagaragaza ko ubishoboye. Ikindi, umwigisha ushoboye gutoza, umwuka akamuza akavuga ko ari ubishoboye. Barafindira, maze habonekamo muri korari ubwayo hari abigisha n'abageza bate n'abigishwa. Bisobanuye ko itsinda ryose rikwiriye ubuyobozi. Ariko ubwo turi ku makorari gusa. Katwumve, nyuma y'ibyo korari yishinzwe, itorero rikwiye kuriha ibyuma bya muzika. Ko mutavuze ngo mena? None se muri kugira ngo bizagenda bite? Ntabwo ari abagutorwa ngo nimurangiza mu bashyere hariya bihinge baje bitugane. Turi kumwe? Abo turi kumwe. Ndashaka kubabwira rero, Yesu ashimwe, batangiye kundeba nabi, ngeze mu mufuka. Ariko murawukora, muzawukora, nimutabikora muzabizira. Itorero rikwiye kubashakira ibyuma bya muzika. Umuntu wateguriwe kuririmbira Imana mu guhimbaza akwiriye guhabwa icyubahiro, akanafashwa nk'uko bafasha abagabura n'ababwiriza kimwe n'abakuru b'itorero. Abo bantu bakwiye gufashwa bagashyigikirwa, kuko umurimo wo kubwiriza uhindura imitima kuri 75%. Niko umwanditsi yabivuze, ko umubwiriza w'umuhanga wuzuye umwuka w'Imana na korari yuzuye umwuka w'Imana, umubwiriza yashobora kugera ku mitima y'abantu. Turi kujyana? Yashobora kugera ku mitima y'abantu 25%, mu gihe abaririmbyi bagera ku mitima y'abantu 75%. Reka nze mbaho urugero. Buriya nabwirije saa 5 ukibwirizwa ngo icamo. Yaba yari gitaramo ntabwo muba mwahagurutse. Haleluya. Ntabwo mbaciriyeho iteka, kubera ko indirimbo zikurura abantu. Reka nze mbabwire, mu ijuru ntibabwiriza ariko bararirimba. Amena. Nta nubwo mu ijuru tuzabwiriza, tituzasenga, tituzakoboka amavi, tituzasura abarwayi, tituzagira duta, tuzahora turirimba. Ndasaba Imana ngo nge namwe tuzaririmbane. Nakomeze nasome Murongo wa 4. Kandi ashyiraho bamwe mu barewi ngo bakorere imbere y'isanduku y'Uwiteka, bajye bibutsa bashima Uwiteka Imana ya Isirayeli bayisingiza. kugera ku wa 7. Abo ni aba: Asafu yari umukuru, agakurikirwa na Zekariya. Zekariya na Yayeli na Shemiramoti na Yehiyeli na Matitiya na Eliyabu na Benaya na Obededom na Yeyeli
bari bafite neberu n'inanga, kandi asafu yari afite ibyuma birenga avuza cyane, na benaya na yahazayire nushaka kurekeraho. Abo batowe bavuzwa amazina. Iyi si nitinda tugakomeza kuba kuri iyi si, mu myaka 100 abazaba bayoboye iri torero bazaba bafite amazina mu bitabo by'itorero by'abayoboye, bafite n'abayoboye amakorari. Kiretse niba mutajya mushyingura inyandiko, niba mutabikora nabyo bizabakoraho. None muragira ngo amateka yazabaho ate? Ibyo twiga se si iby'abandi bakoze? Bari bavuye mu ijuru se? Oya, bakoreye Imana bari ku isi. Dukeneye ko n'izi nyandiko abantu bazajya bafata amatangazo ngo turashima Imana ko bose abakuru b'itorero ko bayoboye, nuko mu myaka 100 ishize barasaje, tukajya tubona abana n'abuzukuru babo bari kubashimira ngo ababyeyi babo bahangiwe w'iri torero. Imana ihabwe icyubahiro. Rero abangaba baranditswe kugira ngo abantu bamenye ko agaciro k'abaririmbyi n'ababahagarariye gakwiriye kubaho mu matorero yose. Ingorane dufite nuko abaririmbyi batuzuye umwuka w'Imana. Icyakora babo Imana ibarimo, Imana ihabwe icyubahiro. Amena. Ubwo nyine utumva arasikiye. Abazi Igiswahili bumvisha icyo mvuze. Hanyuma abaririmbyi bafite inshingano zikurikira. Ndavuga inshingano 3. Iya mbere, Zaburi ya mwicare ndabagarura mukanya. Zaburi ya 98 iravuga ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nshya. Indirimbo? Ubuse icyo muze muracyumvisha? Bivuze ngo iki? Indirimbo bisobanuye iki? Korari rero Banyakigali mwe abasirimu mwe bivugira ahangaha, kandi murakwiye no kuba abasirimu mu Kigali. Nimubona murangije umwaka muri kibihangano 10 mwakoze 12, muzaba mwisha amategeko. Itegeko nuguhimba buri gihe. Indirimbo nshya. Umuntu witwa Salomo yahimbye indirimbo 1500, kandi ntabwo yaramye kuturusha cyane. Wowe uzahimbe wenda 100 da. Imana izabibafashemo mu izina rya Yesu. Mana yanjye ndagusaba kugira ngo umvikanishe iki kintu. Mana umvikanishe iki kintu. Rero ntabwo ari ibyo gusa. Mu gitabo cy'abami, mumbabarire, mu gitabo cy'abahanuzi n'abami ku rupapuro rwa 19, Salomo agiye gutaha urusengero yari yubatse, yafashe abaririmbyi agira abarenga 100, arangije abashakira ibikoresho, bararirimba baracuranga, nuko ngo amajwi aratamira kugeza ngo igihe abarewe ibyo bagombaga gukora no kuvuga bihagarara. Abaririmbyi bararirimba, igicu kimanuka mu ijuru, Imana iramanuka yicara mu buturo bwera. Abaririmbyi bakwiye kuririmba, umwuka akamanuka. Haleluya. Bakaririmba, tukava mu mazimwe, tukava mu matiku, tukava mu bibi, mbese bakaririmba nyine bikaza. Haleluya. Bakaririmba, Imana ikamanuka. Hari abajya bavuga ngo kuririmba ngo umuntu ngo akagira imbaraga, maze babona umuntu agizemo imbaraga. Reka nze mbabwire, ntabwo dukwiriye kubyinira bisi ngo nitujya kuririmbira Imana dusa n'abantu bagiye gushingura. Oya. Haleluya. Ibyanditswe biratubwira ngo mu gitabo iki ivuga butumwa riravuga ngo ntabwo dukwiriye kuririmba. Page ya 303 mu byandike, ntabwo ndi busome. Haravuga ngo ntabwo turirimbira Imana nk'abagiye gushingura. Imana ihabwe icyubahiro. Mureke turirimbe. Icyakora ntabwo dukwiye kugaragaza imibyimba yacu kugira ngo abantu baturebe. Dukwiriye kuvana abantu ku maso tureba, bakareba Imana. Ibyo nibyo mbifurije rero, Imana izabibafashemo. Soza, hari indirimbo, hari iriya korari jinimba ijivuga indirimbo
enye yitwa ngo iki iwanyu abagenzi hari indirimbo nkunda cyane ya ndirimbo baririmbye bambutse Yorodani iyo barayibutse inyanja itukura iyo barayivuze ngo ntabwo twagize amahirwe yo Yesu avutse igihe yavukaga ntabwo twabonye uko turirimba haririmbye abamarayika n'abashumba we kabiri Yesu azutse igihe marayika yahagararaga ku gituro agakuraho ibuye maze arishyira uruhande Yesu arahaguruka ahagarara ku gituro aravuga ngo ninjye kuzuka n'ubugingo unyizera naho yarapfuye azageza ate arongera aravuga ngo mfite urufunguzo rwo gufunga ikuzimu iyo ugiye yarafunga umunsi umwe azafungura Imana ihabwa icyubahiro iyo nayo ntabwo twayiririmbyeho ariko hariyo tuzaririmbana mu Byahishuwe 15 nuko ituzaririmba indirimbo ya Mose ni y'umwana w'intama kubera iki tuzaririmba ya Mose tukarimba ni y'umwana w'intama iya Mose tuzayiririmbana na Mose wari warapfuye Imana ikamuzura kandi bigaragaza uko twarwanye n'ibishuko n'ibigaragazo byatwatejwe na Farawo maze turirimbe dusa nabibuka ibyabaye maze turimbane n'umwami Yesu fata mu kiganza cya mugenzi wawe mubwire ngo ndifuza ko tuzaririmbana Imana yo mu ijuru yanjye namwe iradusaba kwegerana n'umwami Yesu ndashaka kubaha akantu gato maze nindangiza nsoze aba barimu nibaze uko ari bane muze hano mugire bwangu ngiye guhamagara ari amakorari yombi muze mbaha akantu ariko mubanguke uko muri bangahe ubwo muri amakorari abiri gusa Asafu namwe abandi bo babana bari muri protokole badukereza muze hano muhagarare hano kamfate mbese umuremure muri mwe n'indera ndashaka umuremure usumba wa uri kubyumvamo n'indera uyu sasumba uyura reka nze mbereke ngiye kubaha akantu gato mukiteho bavandimwe mukiteho maze mukureho ya meza kubwiriza ko nabishoshe mukureho ngaho hagarara hagati mwa we muremure hanyuma korari imwe ni kuzunguruke hanyuma muzunguruke gusa ariko mumurebe mwirebe uruhande mumurebe indi korari ije uruhande kugira ngo ngaho mumukoreho umuntu wese yiyumve makuru kumubyiga kubyigana murabizi abikigari ntabwo babizi niba mutari kumva kubyigana nutogeyana nuguserana gutyo mwegera uwo umuntu wese mva ko ari umwegereye ku giti cye wenyine ntibireba undi mwamubonye mwababonye bari bagabo nibabazenguruke abo bagabo nimubazenguruke umuntu wese aje mu ruhande rwe undi mu ruhande ntacyo oya Imana ihabwa icyubahiro baje bariye ngaho mwese mwegera inyuma muse n'abamwitaza gato umuntu ashyire mu uruhande arimo ashyiremo umwanya mwabibonye mwegere yose n'abari abagabo nibegereye aho rero abaririmbyi basigane bajye mu myanya yo hagati ndashaka kubabwira icyo nshaka kuvuga mujye hagati yabo ntihagire umwanya usigara utarimo umuntu sawa mwe mubyihoreye nibashaka baririmbira aha turababona ngaho rero uhagaze hemwa ndashaka kubabwira
akantu ngiye kubabwira abaririmbyi n'abizera bagenzi banjye. Aba bantu igihe babyigaga uriya muntu, hari umuntu wari kujya hagati yabo? Byari gukunda? Igihe bahavuye, mbese abandi babonye umwanya, ngiye kubaha isomo, ariko Asafu ndimubabare. Ni Asafu ni oya? Bano baje nyuma ni bande? Yes. Abangaba ntibababare. Intumwa. Sibyo? Ntibababare. Iyo abantu begereye uriya muntu navuze bari kubyigana, uriya muntu yitwa Yesu. Mwabyumvishe neza? Iyo umwe aba mwabonye bameze batya, ni abasirikare baba barinze umuntu uri kumwe na Yesu, bitwa abamarayika. Bisobanuye ngo nta muntu wabakoraho begeranye nande. Ariko nibatanga umwanya, buri mwanya wose, nababwiye ngo mwimbabarire, ariko umudayimoni ahita uhagararamo. Murabyumvishe neza? Ntabwo ari bo badayimoni, ariko mumbabarire. Nukuvuga ngo abadayimoni b'inzangano, b'abasinzi, b'abasambanyi, b'amazimwe bajamo korale ikabana itagira Yesu, maze ikagiza hano ije kwerekana umubyimba. Mwongere mwegere uriya mugabo. Abo bavandimwe banje, namwe mwegerane, nimushaka mubyige. Abo barinzi b'abamarayika babarinde. Icyo nshaka vuga ni iki: ni uko umwizera wese utari kumwe na Yesu ntashobora kunesha. Ndabifuriza kubana na Yesu. Ndabifuriza kuzaririmbira mu bwami bwo mu ijuru, kuko mwabanye nawe. Uwo babanye ntabwo azamuyoberwa. Yesu azamubona amumenye. N'aba baririmbanye n'iyo bazaba barapfuye bazamenyana. Namwe uko mungana iri teraniro ntabwo nabamenya bose. Siku moja nitawajua nyinyi wote. Nzabamenya, tuzahoberana, ntabwo tuzaruha, tuzabana n'umwami iteka ryose. Ndifuza ko tuzaririmbana mu ijuru. Niba ushaka kujyayo, shigikira indirimbo, kuko indirimbo nizo tuzaririmba gusa. Gusarara no kunywa amazi ku ruhimbi, kubera gusarara ntibizongera. Tuzanywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Imana yacu Yesu mwiza wadupfiriye abane natwe, adushoze kuzatana mu bwami bwe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Haleluya. Haleluya. Byari byiza.